ndabona bitaza kora tutimukurikiye Revic TV. Yes, Mr. Bikemo dukunda kwano bigano bitandukanye hano turi kuri Revic TV gahunda yacu y'inda twavuze ko ari kubafasha kubaho mwishimye kunezerwa impamvu yo kubaho kwari. Turi kumwe n'umuntu hano ariko none mana ibintu ndi kubona hano ni hatari kabisa. Hagiye gushya ntagwe n'ababana. Ndabona rwose twabonye ibyuma bitoroshye cyane mu muziki ndetse n'umuntu uzi gukora nyine mu bijya y'inanga bikagenda neza cyane. Amakuru ki wa mukobwa imeze umeze neza turashima Imana. None se uyu mwuga bimeze gute? Uyu mwuga rwose ni sawa. Uyu mwuga ni sawa cyane. Yego. Utangirira ngo sinzava aho uri ntangiye gufashwa bihagarika. Ariko reka buriya twese ibyiza biri imbere. Yego. Reka tubwire abakunzi bacu ko ibyiza biri imbere. Iyo streamer yawe uri gucuranga ariko mbere ko tuza kwibaza kuri streamer reka umuntu ufunga ino televiziyo twanze tumishusho yawe ubundi uri muntu kiwite. Ngewe nitwa Yankurije Xavere, navukiye mu ntara y'Iburengerazuba, uyu munsi nkambarizwa mu mujyi wa Kigali. Kubera Imana. None yari yarabivuze. Yego, yari yarabitubwiye. Ya. Xavere rero akaba ari umucuranzi w'instrument yitwa guti? Ikondera. Yego. Wow, nubwa mbere mbonye umuntu ari gucuranga ino instrument hano mu Rwanda rwose. Hari n'abandi muziranye babikora? Okay, hariho umukecuru umwe narinzi nabonye. Niwe wenyine nge nabonye. Hano muri Kigali? Yego. Acuranga ikondera? Yego. Urakoze cyane. Turaza kugenda nyine tubigarukaho uburyo wamenye gucuranga ikondera, impamvu yaguteye kwiga ibi bintu uri umukobwa. Abakobwa ntabwo bakunda kugira initiative yo kuba mu muziki, cyane umuziki nk'uyu wa gakondo. Yego. Byose turabigarukaho tugenda tugaruka nyine no ku muziki, ku ndirimbo zawe, ibihangano bya bitandukanye, nimba ari n'ibyo wasize uraza kubitubwira cyangwa ubiteganya. Byose tugenda tubigarukaho. Ubundi Xavere yakuze ute? Yakuze yiyumvamo ibi bintu cyangwa byaje ageze i Kigali? Ugiye kutubwira mu ncamake. Mu by'ukuri ntabwo ibingibi byaje ndi Kigali, ahubwo iyi ni impano nakuze niyumvamo kuva ndi umwana. Nararimbaga mu kiliziya iwacu kuko twavukiye mu bakatolike, hanyuma ndakura njya no mu barokore, nkomeza gukunda kuririmba kandi bikanzamo aho nashoboraga gufata indirimbo y'undi muntu naba ntafashe ijwi riko amagambo nafashe melody ngakomeza niyongeraho ibyanjye ndi umwana. Mbese kuva ndi umwana ahantu hose nabaga ndi harangwaga no kuba ndi kuririmba. Yego. Winjiye muri kariyeri yo gucuranga kuvuza ikondera ryari none byaje gute? Okay. Kuvuza ikondera rero nabyinjiyemo muri 2015 ubwo nacuranze, ariko 2014 n'Imana yavuganye nanjye numva umutima wanjye unyemeje ko ngomba kuyiga. Ubwo nagiye gushaka rero wa mukecuru nakubwiye mbere, ndamusanga arambwira rwose, anyakira neza cyane, Imana imuha umugisha. Arambwira ati rwose mwana wanjye niba uhisemo impano yanjye nta kibazo ndakwigisha. Ntabwo rero byafashe umwanya munini mu kunyigisha kuko yanyigishije ku munsi wa mbere birananira rwose, nkajya numva intoki ntago ziri kugeraho uko wabikora we, nkabona yacuranga nkabona ni byiza nahita mbishobora, ariko nacuranga nyine urumva n'ukuntu mfite morale yo kubimenya, nkabona ntabwo mbese biri kumera neza. Ariko aransengera
aransengera, umuntu w'Imana aransengera. Amaze kunsengera rero ndataha. Ku munsi ukurikiyeho naracuranze ndabimenya, andepetesha indirimbo zose ko nari nsanzwe ndi umuririmbyi, indirimbo zanjye arazindepetesha ndacuranga. Kuva uwo munsi nahise ntangira kujya gucuranga mu biterane. Nuko nguko namenye ikondera. Hanyuma rero nkiyiga nabajije Imana, se ni iki ushaka ko menya ikondera? Imana irambwira, ndashaka gusetsa abantu banjye mpereye kuri wowe. Rero iyo ngeze ahantu, ikintu cya mbere abantu bakora bagomba guseka. Bagomba guseka kuko namwe hano ndabona ko muri guseka, kuko iyi nestirima isekeje kuyibona na njyewe. Rero rimwe na rimwe mba mpagaze imeze nk'aho induta, ariko mu by'ukuri bandi mu murimo w'Imana nahamagariwe kandi mbikora mbikunze. Imana yarakoze cyane kuguhamagara mu buryo bunezeza abantu cyangwa busetsa abantu b'Imana bakishima, kuko ni ubuzima. Tugiye kuza mu kanya ducurangira indirimbo yaba iyawe yaba iyo wiyumvamo yindi yari yo yose, uraza kuyicuranga uyirangize. Dore abantu ubu ngubu bari kuvuga ati bikemo wagabanije amagambo uwo muntu w'Imana akatangira kudusetsa. Tugiye kuza mu kanya rero winjira nyine mu ndirimbo wateguye. Ugiye kuririmba iyo ndirimbo rero? Kuririmba indirimbo ivuga ngo Uruwera Mana yacu. Indirimbo tuzajya duhimbaza Imana mu ijuru tuvuga ngo Uruwera. Igihe gito cyane gisigaye tugataha, tukava muri isi y'amarira n'imiruho, tukitahira iwacu mu gihugu cy'amahoro, aho tutazongera kwibuka imibabaro namba. Torero turatashye, dufatikanya n'abera guhimbaza Imana tuti Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Iyo mu ijuru ni heza, hari igiti cy'ubugingo n'amazi y'ubugingo, nta kibazo tuzagira. Rero nidutaha tuzaba tunesheje isi, tuzaba twataye isi, tugereye iwacu hera, tuhoberane n'abera, dushirane urukumbuzi. Bamwe tutamenyanye tuzamenyana kuri uwo munsi, abamarayika bazaba baririmba, twebwe duhimbaza Imana turirimbana tuti Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Tumara kugerayo tuzicara turuhuke, tuzaba twataye isi, tugereye iwacu heza, tuhoberane n'abera, dushirane urukumbuzi. Bamwe tutamenyanye tuzamenyana kuri uwo munsi, abamarayika bazaba baririmba, twebwe duhimbaza Imana turirimbana iteka. Abamarayika bazaba bacuranga inanga, twebwe duhimbaza Imana turirimbana iteka. Abamarayika bazaba baririmba, twebwe duhimbaza Imana turirimbana iteka. Abamarayika bazaba bacuranga inanga, twebwe duhimbaza Imana turirimbana tuti Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Byiza cyane. Aragira uti Uruwera Mana yacu, Uruwera Mana yacu, ukwiriye icyubahiro. Indirimbo ni yawe cyangwa? Indirimbo ni iyanjye. Ujya wiyandikira n'indirimbo? Yego. Ndi umuhanzi wandika indirimbo akanazinterpreta, ukandandika nkanaririmba. Ugasuramo n'iz'abandi? Ntabwo ari kenshi. Yego.
kugeza umunsi umaze nko kwandika indirimbo zingahe se hari zagiye hanze maze kwandika indirimbo zirenga 70 ariko ntabwo ndabona ubushobozi bwo gukora indirimbo ngo zijye hanze yego ndacyategereje ko Imana ibikora yego aha ndaza kugusaba mu iki kiganiro ko ugira indirimbo turirimbira yo mu gitabo indirimbo za kantike urabuyitekerezaho reka noneho twinjire muri kariyeri y'umuziki wawe ni ryari wacuranze bwa mbere ku Ikondera bikagushimisha duha ishusho byari biteye ute sawa wibuka akantu waririmbye icyo gihe bwa gukora ndirimba bwa mbere ku Ikondera bikanshimisha ni indirimbo yo muri nyimbo za wokovu Kiswahili nayo umukecuru yanyigishije vuga ngo maisha katika dunia ni kama panda na vuna apandaye katika mwili tavuna uharibifu. Rero iyi ndirimbo ni indirimbo ivuga ngo ubugingo dufite mu isi bisa niba n'ifisarura wenda narimbaho gatoya nk'itero cya nyuma kivuga ngo ubwo abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza nifuza kuzajyana nabo. Wakristo watapoingia mbinguni kusifu Mwokozi, na mimi nataka kufika kuimba pamoja na wao, tutamshukuru Mwokozi aliyetununua kwa damu, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele, waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Ugawa Kristo wazinjira ijuru gushima umukiza, nifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza, tuzaririmbira umukiza we yatuguze amaraso ye, abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza, abakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza, azaririmbira mu ijuru indirimbo nziza z'abakijijwe. Ubw'abakristo bazinjira ijuru gushima umukiza, nifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza, tuzaririmbira umukiza ngo yatuguze amaraso ye, bakoranaga urukundo bazahora bamuhimbaza. ntabwo ibintu byoroshye hano kabisa, turi mu gitaramo nyine reka dutarame no kuriga abanyarwanda kera baricaraga bagatarama. Noneho reka tugaruke rero, ubundi iki gikoresho ni wowe unabyikorera umuntu agishaka yakibona ute? Ni ukuvuga ngo iki gikoresho nyine ubundi usibye n'impano y'ubuhanzi ndetse n'impano y'ubugeni, ni ukuvuga ngo njyewe akenshi ibyo ndebye mba nshobora kuba nabikora, akenshi ibintu byakozwe n'intoki iyo mbyitegereje mba nshobora kubikora. Ni ukuvuga uyu munsi Ikondera mu gukorwa kwayo nabigizemo nanjye uruhare, Ikondera yakozwe mpari kandi nanjye nafashaga uwayikora. Ni ukuvuga rero iki ni igikoresho nshobora gukenera ikindi nkongera nkagikora. Umuntu ashobora kuvuga ku mpanda dukorera Ikondera rwose pe cyane rwose. Yes, hari umuntu uri kureba ino filime ashaka kuyiga, ese wakwigisha n'abantu? Yego birashoboka, twabiganiriyeho. Umaze gukora uburiye n'ubuzima bwawe bwa buri munsi nyuma yo kuramya Imana, ese bishobora kugutunga ukora uyu mwuga? Nyuma yo kuramya Imana no kuyihimbaza, ibi ngibi bifitiye umumaro rwose pe, ko icya mbere iyo ucurangira abantu uba uhura n'abantu,
kandi ikintu cya mbere iyo ufite abantu uba ufite ibintu niko bimeze. Rero ikindi byonyine no kuba umuntu, hari igihe abantu bashaka kuntumira bakambwira twagize ibirori byiza, umuntu akambwira ashaka gukorera umuntu surprise, ngwino ucurange muri anniversaire, abona ikintu kidasanzwe, icyo gihe rwose uramutse untumiye rwose ndakwitaba. Yego ndakwitaba, abantu bagaseka bakanezerwa. No mu bukwe hariho bamwe na bamwe rwose bajya bantumira nkajyayo, nkaza ngakora umurimo rwose wo kuririmba, ko mfite indirimbo zitandukanye. Niyo wambwira ngo uyu munsi ejo ndirimbira amazina runaka na runaka, nabiririmba kuko kuririmba ni impano yanjye. Yego rero mu by'ukuri gato kubukwe waba wibuka ukadushyiraho twumve. Hari umuntu ushobora kureba kino kiganiro afite gahunda yo gukora ubukwe agahita aguhamagara ati nanjye ndagushaka rwose. Uzuye ibyishimo n'umunezero kubw'ibi birori bya bene data, byari bitegerejwe igihe kinini, none Imana ishimwe irabisohoje. Uzuye ibyishimo n'umunezero kubw'ibi birori bya bene data, byari bitegerejwe igihe kinini, none Imana ishimwe irabisohoje. Umukiza yasabe hamwe namwe, umukiza yasabe hamwe namwe, umukiza yasabe hamwe namwe, ababera umuyobozi mu rugo rwanyu. Muzajye musenga ntimucogore, muzabera abandi urugero rwiza, mubyare muheke murere neza, kandi Imana izahore hafi yanyu. Umukiza yasabe hamwe namwe, umukiza yasabe hamwe namwe, umukiza yasabe hamwe namwe, ababera umuyobozi mu rugo rwanyu. Mubyare muheke murere neza, urugo rwanyu ruzabe nk'ijuru rito, muzagende mugenda neza cyane, muzabera abandi urugero rwiza, muzahorana amata ku ruhimbi, imigisha yose turayibifurije. Umukiza yasabe hamwe namwe, umukiza yasabe hamwe namwe, umukiza yasabe hamwe namwe, ababera umuyobozi mu rugo rwanyu. Wow, umukiza yasabe hamwe abaye umuyobozi w'urugo rwanyu. Ese ushobora kwigisha abashaka kwiga? Umuntu ashaka kwiga ikondera yakuyoboka ukamwigisha? Ubundi akenshi buriya ikintu uzi gukora neza byanze bikunze ntabwo wagira impano ngo habure undi muntu uyikunda kandi wumva ashaka kukwigiraho. Rero uwo muntu aramutse abonetse birashoboka rwose, birashoboka. Yes. Yego birashoboka. Turimo twagenda dusatana Birashoboka. n'ikiganiro cyacu, uraza no gutanga nimero yawe ya telefone abantu bagushaka bashobora kukubona, baba bafite anniversaire, aba pastor bategura ibiterane byo kuramya no guhimbaza Imana, ari abafite ibirori by'ubukwe n'ibindi bitandukanye, mushobora gukenera no mukobwa kugira ngo hazavuze ikondera y'urukana abazimu. Ya ndirimbo ndashyira hanze ngiye. Habura iki sasa ngo kigera? Ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngira ngo impano yo ndayifite wabyumvishe, ariko ubushobozi urabizi, impano kugira ngo yaguke bisaba ubushobozi. Kugeza ubu rero ntabwo nari naronka ubushobozi, nibwo nkitegereje, nibwo mbura, mbese naho ubundi inzozi zo zirahari. Wumva ufite izenzo rero uramutse ubonye umuterankungu bati ushaka gushyigikira iriya mpano, wumva ushaka kugera ku ki mu buzima bwawe ukoresheje ikondera? Okay, mu by'ukuri numva nshaka ko icya mbere nk'umukozi w'Imana nshaka ubwami bw'Imana bwamamara. Ngomba rero gucurangira Imana, kandi ngira ngo wabyumvishije ntabwo mbasha kuririmba mu rurimi rumwe gusa,
icyo nacyo ni ikintu Imana iba yarakoze, kandi indimi zose zihimbaza Uwiteka nk'uko ijambo ryayo rivuga. Ni ukuvuga rero nshobora rwose kubona umubonye ubushobozi nahimbaza Imana, yaba ari abumva ururimi rw'icyongereza bakabyumva, yaba ari abumva ururimi rw'igiswahili bakabyumva, ndetse n'abumva ururimi rw'iwacu bakabyumva. Rero byatuma ubwami bw'Imana bwamamara, kandi izo numva ari zo nzozi cyane. Yes, apari ibi ngibi ukora nk'umunyabugeni n'ikiramo imbaraga mu buzima. Okay, niyo nari mu muziki mba ndi mu bugeni, nkora cyane cyane ibintu bigendanye n'ububoshyi. By'ububoshyi rwose ndabikunda kuva ndi umwana, nabyo ndabikunda kuboha, ni ukuvuga kubyaza ubudodo imyambaro. Uhereye ku nkweto, yaba ari iz'abana, yaba ari iz'abagabo, yaba ari iz'abagore, inkweto zose nshobora kuzikora mu budodo. Usibye no mu budodo gusa, nshobora no kuzikora mu bindi bintu bitandukanye. Kuvuga ndi umudizayina tu. Yaba utawenda hari tuzagerageza kubyerekana abantu nyine kuri kamera, kugira ngo nabo baba bakubera n'abakiriya. Saveri, uyu munsi dusoza ikiganiro cyacu, uwamushaka yamubona ute? Yego, washaka rero yambona kuri telefone. Nimero zanjye za telefone ni 0782 26 81 36. 0782 26 0782 26 81 36. Urakoze cyane Saveri, turagushimiye.